mfite umugore kawe araneguriye pe ndakimaga inzoga zose nizangera ndazinywa nakaba nijyamo ahubwo ndazujya n'abato ndazivanga ndavanga n'icyuma n'ikigare mfite umugore aranebwa nashaka yajya gusenga yo mu mashini bombo clap Imana y'isi n'ijuru utankwarahoje. Oh my God. Ndabana ntabwo ubizi urwo ni urwa uzi urwanyu ase wacomeje kuki wana amarira sha mwana byihore noneho njyewe jyandenze ndakuzi akira coro imhayire hakura bizi urangwa ekuwana burano nubwo bubizi ndakuramo ingofero ari wangera oya uri umutware wowe nta kibazo urangwa ewe aka kantu karamirika muwagira yagira wowe ako se wakwemera ingofero ubundi tukavugana cyangwa kagufasha atamfata se sindi umugabo mu rugo rwanjye reka nkubwire nusomya buri gihe ase nta mugore ugira shabyihore umugore wanjye ahora mu masengesho n'umwana we nari byansabye maze kuzimu shyiramo mwana ariko rero arasinza umugabo n'uwasinze iki ni icyuma oya ye baba we icyuma nyeruka kera kirawumva ukuntu kirakaka icyuma ni icy'abagabo ariko mwana reka nkubwire aka gacupa kandumva Oh my God. no urugo rwawe urugo rwanjye none se reka nkubwire najotse umuntu ni ukuvuga ngo yaje ari umunyamashengesho n'icyana cye ikinyamashenge neza niho byo bihoreramo pe neza amasengesho ayo mbaza ko mbona agashyiramo amasengesho uri umugabo cyangwa uri icyitiriro cy'abagabo umugabo ariko byarancanze pe ese mfite umugore sasenga se umugore arategekwa ntategeka oya arategekwa ariko yarantegeka sinzi icyo nakora rero ariko noneho reka nkubwire si iby'akayoga si n'iby'ubusinzi ndavuga ko utari umugabo bombo clap reka nkubwire umugore wanjye urumva n'umwana wanjye bose babona amanyamashenge nanjye nzamwitoka kuberana nawe n'umugabo atesha inshuti yanjye ibi byose ubona ni amafaranga yanjye niyo ngiri neza ari ryo wazanye atangiye gucyurirana agucyurira se urandegera umugore yakunanije wakwirukanye ishyano ugakora mu rugo rwawe njyewe mba nanyoye ndi mu rugo rwanjye
nta kibazo namba cyo kunywa nk'abagore barasenga sha ndaje nzatumira abagabo tuzagucira iby'amafaranga ibyo ngibyo mu by'amafaranga yirukana isi hari umugore uyu munsi naho ndarira iwanjye njyewe kugira ngo wemere ko ndi umugabo naho ndarira mu rugo aho ngaho n'umugabo ndagura izindi nzoga taha iwawe wirukana umugore ese sha ugira amafaranga urabizi mu bana iki yewe inama wangiriye nazumvise ngiye kuzishyira mu bikorwa ahubwo ubaye umugabo ndazitahije rero tuzasubira haguruka utahe n'ubundi hariho n'iwacu cyose sha uzitwa umugabo ute watashye nta n'icupa ujyanye iwawe akira uruvanze rw'icyuma ugende nawe wereke umugore ko uba uri umugabo wirebe mu kabari n'abandi bagabo urakoze cyane tuzasubira tuzasubira njye kangezeho ntabwo merekeje sawa nawe nzakunywa ikivimvye kimeneka nta n'ikibazo mfite nta kibazo na kimwe ngiye mu rugo njyewe nta n'ikibazo njyewe njyewe noneho barambona noneho pe narohiye umuvandimwe yanguriye ngiye kugenda njyewe nkora nagwa byose ni ibyanjye No. kose mana nk'ubu buzima umuntu azabubamo ageze cyari koko ubu ni njye waremewe imibabaro n'imihangayiko ubu nk'uyu mugabo uba wagiye mu gitondo koko mana yanjye none haraza yasinze aratwica ayiwa kose nk'ubu njye nzageza ryari reba aka karuri k'inzu kagiye kutugwaho umugabo abyuka mu gitondo ajya kunywa umwana ntamubaza isabune ntamubaza iki amavuta yo kwisiga byose n'ingiye biri ku mutwe ubu se ko nagowe n'iyi nzu nzayisana ariko mana ariko nk'ubu nzageza ryari reka umwana wanjye ave gusenga wenda hari icyo Imana yamubwiye nta kibazo No. agacupa k'inzoga wenza kagenda ariko No. ariko nta kibazo reka tahe iwawe
ariko ubu mu rugo ndabasangayo ntibagiye muri bya bene by'amashengero bombo clap abaye abantu bageze to cyane cyane hano Madamu ayaje wera kamubwira imbotari waje amashengero y'umunsi ruraya Madamu se mbuze madamu n'icyaro n'icyitabo ubu ngubu baje ndakwerera Madamu wanjye no ubundi ngaho ubuze uturaho abantu inzugi aho uba waramukiye wajya ugumayo ubuze nkungushye aho waramukiye jya ugumayo nabo wiriwe musangira ndeke kuza wanjye uraza se kwenda icyo umaze iki ese ubundi igihe kirambuye uraza utsindira tuba twasangiye tuba twasangiye ku buryo ureba ukuntu bikoze ndaje ndakwereka nawe n'icyaro cyawe icyana cyanjye se we ntabwo ari uwawe hari uwo nazanye muri uru yebaba we reba nawe ukuntu kiza kinsingira kingwa hejuru kinankubita wisindira uri kunsindira cyane no kubera ibyo bishengezo byanyu nagusindira se ari njye naninde ubyuka mu gitondo agenda akaza aje kurya kandi ataha wampaye amafaranga se ayo ukorera yose ajya hari akamaro kawe reka mubwire madamu rero uyu munsi ntabwo tururanamo kuko ntabwo turi kuza habe n'agato uhakugende nyine uhakugende arakwihanganiye kubera gusenga mbifashwamo no gusenga ariko aho bigeze urananiye njyewe uyu nguyu ngende wowe urananiye ntacyo umaze Yesu bishimira izina rye ryiza bamara imibabaro bikabakiza umutima ukomeretse niryo riwukiza Imana n'ubu koko ndumva mu rugo noneho bongeye bakarwana none n'ubu koko ibyo tuzabivamo n'ukuntu wari waratubwiye ko mwami ko nta nzira nta ntambara zizongera kuba mu rugo none ubu ngubu ni ibiki ndumva mama ari gutongana na papa koko kandi wari wavuganye nanjye urambwiraga ukijije intambara ziri mu rugo noneho ubwo nibwo nshanze zatangiye kugira ubu kuko ndabigenzana ubu noneho ndabakizane ubu noneho papa numva noneho yanasinze ubu koko mana ubu ngubu ndabigenzane koko ntacyo ariko urabizi noneho ndumva niba umwana wawe yije noneho ndaje mpita mbiruka nabivugaga aho ugira ngo ni imikino umwana wawe waraje ngiye guhita njyewe mba namubwiye madamu rero namubwiye icyana cya ndumva kije reka kiza muhita mujyana na mwese none ibintu byinshi none imikore urumva icyo wowe z'abacyana uramba ubumura iki koko ndavuze ngo mufate ibyanyu mugende njye kwirukana uburajyana uzajya ubyuka ujya gusinda nurangiza uzusinda bananywereye ibyawe none si ubu koko wasangiritse wenda ukaza twasezeranye ivanga njyewe mpinduka muramindura mufate ibyanyu mugende mugende mumvire no mu rugo mugende mutoke mugende ubu ubona amaherezo yacu araya tuzabigenza gute koko mama ngwino twicarire ahangaha twisengere wenda tuzi ko Imana ishoboye ibintu byose koko rega nta kundi tureba ko si ubutuze amaherezo yacu naya ese ubu koko mana reka dusenge wenda hari Imana yadukorera wenda ikadukiza cyangwa igahindura papa ikamuhindura wenda nakaba mu rega nava ku nzoga byose bizakwira
ariko rwose ndabizi ko nta kintu na kimwe kinanira Imana, byose izabikora mama. Ewe izabikora, ariko n'igihe umuntu yasengeye nacyo Imana sinzi. Wenda nuko igihe kitaragera, ariko ndabizi neza papa azahinduka. Ngase nibikore rwose. Reba igikapu cy'imyenda duhetse, reba twirukanye uvuye gusenga nturiye nta kigenda, ariko Mana. Aha, none se ko dusoma mu ijambo reka tubwira ngo wenda ngo umukiranutsi ngo arihangana, reka twihangane kuko Imana izatuneshereza. Aha, nakumva. Ngareka nsenga wenda kugira ngo Imana idutabare. Senga turebe mwana wanjye. Imana ifite imbaraga n'ubutware, turagushimye turaguhimbaje. Aya masaha mwami tukweretse papa wacu watunaniye ari kwanga ko twinjira mu rugo, yatwirukanye Mana, urabizi ibibazo byacu byose, twebwe mbere yo kubikubwira ubu wamaze kubimenya. None aya masaha nkweretse mama turi kumwe, nagira ngo dushakire ahantu ho kuba, kandi mwami wanjye nyene ko mwami watuma papa ahinduka, tukongera tugasubira mu rugo tukamera neza, ndetse natwe akatwemerera gusenga. Urakoze mwami, nitubona ubikoze tuzagushimira, ni mu izina rya Yesu, amen.